Nagwaye ikaze muri iki kiganiro. Iyi ni Gospel City ukomeje gutega amatwi. Njyewe nitwa Nigena Manase ujya kukugeza iki kiganiro. Ngwaye ikaze niba ari ubwa mbere ukore subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye nyinshi. Twandikire muri comment ukomveshe iyi video nicyo twazakoraho kindi cy'ikiganiro. Umwami w'u Rwanda wanze kubatizwa niyo nkuru tugiye kuganiraho, inkuru y'ubutwari, ukwemera n'ubwigenge bw'umuco nyarwanda. Ngwaye ikaze muri iki kiganiro. Ukunda amateka uhisemo kureba video ndagushimiye cyane. Hari mu myaka ya za 1900 ubwo u Rwanda rwari rukiri mu bihe by'ubwami bukomeye, igihugu gifite umuco n'ubuyobozi bushingiye ku bumwe n'ubwubahane. Uwo igihe igihugu cyategekwaga n'umwami w'icyubahiro witwaga Yuhi wa gatanu Musinga mwene Rwogera. Yari umwami w'ubwenge ucisha bugufi ariko kandi wubaha imico n'imiziro by'Abanyarwanda. Yaje kumenyekana mu mateka y'u Rwanda nk'umwami wanze kubatizwa. Ibintu byafashe intera ndende mu mateka y'ubwami bw'u Rwanda. Iyi nkuru itanga ishusho y'uburyo umwami Musinga yahagaritse abamisiyoneri, impamvu yabiteye n'ukuntu byarangiye mu buryo bwahinduye amateka y'igihugu cy'u Rwanda burundu. Ngwaye ikaze cyane. Amavuko n'ubwami bwa Yuhi wa gatanu Musinga. Yuhi wa gatanu Musinga yavukiye mu muryango w'abami, ari umwana wa Rwogera. Yaje kwimikwa ku ngoma mu mwaka w'1896 afite imyaka 15 gusa. Nyuma y'uko se yatanze kuva ubwo yabaye umwami w'ubutwari waharaniye ko u Rwanda rugira ijambo mu gihe ibihugu byinshi bya Afurika byari byaratangiye kwigarurirwa n'abazungu cyangwa se abera. Musinga yari afite abajyanama b'abanyabwenge nka Rwabutogo, Bihira na Mugina bamufashaga kuyobora igihugu mu mahoro no mu bwenge. Ku ngoma ye u Rwanda rwari rufite ubukungu buva mu buhinzi n'ubworozi n'ubucuruzi. Abanyarwanda bari bafite umuco w'ubudahemuka ku mwami kandi ubutegetsi bwe bwari bushigikiwe n'inyigisho z'imigenzo gakondo. Ariko ibintu byaje guhinduka ubwo abamisiyoneri b'abazungu batangiye kwinjira mu Rwanda bafite intego yo guhindura imyumvire y'Abanyarwanda, bakabigisha iyobokamana rishya ryari bizwi nk'ubukristo. Abamisiyoneri bageze mu Rwanda mu mwaka w'1899. Abamisiyoneri ba mbere baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa bari mu itsinda ry'abapadiri b'abazungu bazwi nka Père Blanc, abapadiri bera b'Afurika biyoborwaga na Padiri Léon Classe bafatanyije na Padiri Hart na Padiri Barad. Bari bafite intego yo kugeza ijambo ry'Imana ku baturage b'u Rwanda, ariko mu by'ukuri bari no mu rugendo rwo gufasha abakoloni b'Ababiligi kwigarurira u Rwanda mu izina ry'ubuvugabutumwa. Iyo misiyo yageze i Save mu majyepfo, nyuma y'aho igera izaza i Kabgayi no ku Nyanza aho umwami yabaga. Aho hose abamisiyoneri batangije amashuri, amavuriro n'ibigo by'amahugurwa byigishaga indimi z'Abanyaburayi n'imyigishirize mishya. Bamaze kubona ko kugira ngo bazahindure Abanyarwanda bisaba kugira ubumwe n'ubwami, bahisemo kwegera umwami Musinga wa gatanu Yuhi kugira ngo bamugire inshuti yabo. Baramusura, baramuganiriza, bamwoherereza impano ziba i Burayi harimo amasaha, imyenda, ibirahure n'ibikoresho byo mu rugo. Ibyo byose byari uburyo bwo kumwereka ko kuba inshuti yabo byari inyungu. Icyo kubatizwa byasobanuraga icyo gihe. Kubatizwa icyo gihe ntabwo byari gusa kwemera Imana nshya, byari ikimenyetso cyo kwinjira mu butegetsi bw'abazungu. Abamisiyoneri bashakaga ko umwami Musinga abera urugero abandi Banyarwanda, maze nabo bakemera ubukristo n'ubuyobozi bushya bw'Ababiligi. Padiri Classe yamubwiye amagambo akomeye agira ati, mwami, iyo wemeye kubatizwa igihugu cyawe cyose kizabona urumuri rw'Imana. Ariko umwami Musinga wari ufite ubwenge n'ubushishozi yamusubije agira ati, ntabwo u Rwanda rutabona urumuri kuko rugira Imana yarwo. Imana yacu ntiyibagirwa abayo kandi ntisaba amazi ngo ibe Imana. Aya magambo yaramuteye uburakari kuko abamisiyoneri bumvaga ko kuba umukristo ari byo bizana umuco n'iterambere. Ariko Musinga yabonaga ko inyuma y'ayo magambo harimo ubushake bwo gukoroniza igihugu.
impamvu yanze kubatizwa ni ngiyi. Umwami Musinga yamenye ko kubatizwa byari gusobanura byinshi kurusha ukwemera, byari gusobanura guhindura ubutegetsi bw'umuco bukajya mu maboko y'abazungu, ndetse bikaba byatuma abamisiyoneri bagira ijambo ku myanzuro y'ubwami. Bagize ubwoba bwo kuyemera kubatizwa, baza kumubwira uburyo agomba kuyobora igihugu, uburyo bwo gukoresha umutungo, ndetse n'uko abanyarwanda bagomba kwambara cyangwa gusenga. Kubw'ibyo yakomeje kubaho atemera kubatizwa, ariko ntiyigeze yanga ko abapadiri bakorera mu gihugu. Yababwiye amagambo y'ubwitonzi agira ati: ntimwange u Rwanda, kandi nanjye sinzanga Imana yanyu, ariko sinzahindura Imana y'abakurambere banjye. Dore ko kurakarira kw'Ababiligi n'abamisiyoneri nyuma y'imyaka myinshi bagerageza kumwumvisha bakamubura, abamisiyoneri bararakaye batangira kumushinja kuba umwami w'umwijima n'umuntu urwanya Imana. Ibyo byatumye ubutegetsi bw'Ababiligi butangira kumutakariza icyizere. Mu nyandiko yanditswe na Padiri Classe mu mwaka w'1928 yanditse amagambo akomeye agira ati: umwami Musinga ntiyigeze yemera ukuri kw'Imana, nubwo twamwigishije imyaka irenga 20, umutima we wagumye mu mwijima n'umuco w'abapagani. Ayo magambo yageze ku butegetsi bw'Ababiligi, bafata icyemezo cyo kumuhirika ku ngoma kuko babonaga atari inshuti yabo. Gusezererwa ku ngoma ku itariki ya 12 Mutarama umwaka w'1931, ubutegetsi bw'Ababiligi bwafashe icyemezo cyo gukuraho umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Bavuze ko adashaka iterambere ry'igihugu cye kandi ko arangamiye imigenzo y'ubupagani. Musinga yakuwe ku ngoma asimbuzwa umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa, wari ukiri muto kandi wizerwaga n'Ababiligi kuko yari yemeye kubatizwa uwo munsi. Musinga yaherekejwe n'abagaragu be yoherezwa mu buhungiro i Kamembe, nyuma za kwimurirwa i Moba muri Congo Zaire. Mu gihe yazaga i Nyanza yavuze amagambo yacuze amateka agira ati: bambujije ingoma ariko ntibashobora kunyambura Imana y'u Rwanda. Imyaka y'ubuhungiro n'urupfu rwe ko byageze, Musinga yabaye mu buhungiro imyaka itari mike, atarigeze asubira mu Rwanda. Aho yabaga yakomeje kubaho mu buzima butuje ariko buhora n'agahinda no kuva ku ngoma akiri muzima. Yabaga asenga mu buryo bwa gakondo, akajya avuga amagambo y'amasengesho ya kera nk'uko abanyarwanda basengaga Imana Nyagasani Rugira. Mu mwaka w'1944 nibwo yapfuye i Moba mu gihugu cya Zaire. Bamwe bavuga ko yapfuye yicujije kuba yaragumye ari wenyine, abandi bakavuga ko yapfuye yishimiye kuko atigeze yemera guhakana Imana y'iwabo. Umusaruro w'ibyo yakoze reka mbibabwire. Nyuma y'imyaka yakurikiyeho, abahanga mu mateka baje kubona ko Musinga atari umuntu w'umwijima nk'uko misiyoneri wamuvugaga, ahubwo yari umuyobozi w'umunyarwanda w'ukuri wahagaritse guhindura igihugu cyari gifite umuco bigakwirwa igicumbi cy'amahanga kikagirwa igicumbi cy'amahanga. Padiri Alexis Kagame, umuhanga mu mateka y'u Rwanda, yanditse ati: Musinga ntiyapfanye ingoma, apfanye ishema ry'igihugu. Abandi bashakashatsi nka Paul Marcier wo mu Bufaransa bavuze ko nabonye umwami wambuwe byose ariko yihagaze ku munyabwenge utarabaye umugaragu w'abakoloni. Inyigisho yasigaye ku Banyarwanda. Inkuru ya Musinga yigisha ko kwemera Imana bitagomba gusenya umuco, yerekana ko umuntu ashobora kwemera gusenga ariko ahagarara mu ndangagaciro z'iwabo. Musinga yabaye isomo ku bayobozi benshi b'u Rwanda n'ahandi, bamenya ko ukwemera n'ubwigenge bishobora kubana bitabangamiye ubutegetsi bw'umuco. Umwami yabaye nk'ikirango cy'ubutwari bwo kwirwanaho mu by'umwuka, kuko yahisemo guhara icyubahiro cy'abantu kugira ngo arinde icyubahiro cy'igihugu. Yuhi wa gatanu Musinga yasize amateka adashobora
arasibangana, yanze kubatizwa ariko ntiyanze Imana, yanze ubukristo bwari buhishwe inyuma y'ubukoloni, yahisemo gukomeza kuba umwami w'umunyarwanda aho kuba umwami w'abazungu. U Rwanda rwamwibutse nk'umuyobozi w'icyubahiro wihagarariye mu bihe bikomeye kandi uharanira ubwigenge bw'umutima n'ubw'igihugu. Kugeza n'uyu munsi iyo utembereye i Nyanza bavuga ko mu mpinga y'aho yari atuye umuyaga uhumeka nk'uvuga amagambo ye ya nyuma, naho ntari ku ngoma. U Rwanda rwahoze ari urwanjye kandi ruzahora ari urw'abanyarwanda. Murakoze cyane, njyewe twabanye nitwa Bijyana Manase. Kuri subscribe nawe ubwa mbere kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video. Ciao ndabakunda cyane, mugiye murakagira Imana, murakagira amahoro, amatora ku ruhimbi. Murakoze cyane, Imana y'amahoro itahe aho muri, ndagushimiye cyane, murakoze cyane naho ubugaruka.